Turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, mwebwe mudahwema rwose gukurikirana Nzuri Business Group Limited. Reka kandi tugusabe gukanda subscribe wowe utarabikora, ari nako kandi rwose twihanganisha ababuze ababo muri iki gihe twibuka twese jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nk'uko rero mubimenyereye, iyi ni Nzuri Business Group Limited, aho tubereka imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa, kandi rwose ku mafaranga makeya ku giciro cya nyacyo. Nk'uko rero muri kubibona, tugiye kubereka amashusho y'inzu. Ni inzu nziza cyane iri mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro, ahazwi nka Kabeza. Ni inzu nziza cyane rero, umuntu ushaka gutura neza mu nzu nziza kandi nini yisanzuye, ifite parcelle nini itamucika, kubera yuko ari inzu nziza kandi ihendutse. Inzu rero iri Kabeza nk'uko nabibabwiye, hafi cyane ya kaburimbo. Ikindi kandi nuko iyi nzu ifite ibyumba 5. Mumenyereye yuko tubagezaho inzu zifite ibyumba 4, ariko noneho iyi ngiyi yo ntibisanzwe, ifite ibyumba 5. Hanyuma ikagira douche na toilette 3, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine. Si ibyo gusa rero, kubera yuko icyumba kinini cya se chambre principale ifite n'icyo twita urwambariro. Si ibyo gusa kandi, kuko igikoni cyayo cyo mu nzu ni igikoni kiri moderne cyane. Ni bya bindi bita ngo ni American kitchen. Ni ukuvuga ngo ni igikoni rwose kifatanye na salle à manger kandi hafunguye. Ni igikoni cyiza cyane, winjiye muri iyi nzu nibwo wabyibonera, ariko kandi ngira ngo muri kugenda mubibona ku mashusho, kuko ifite cuisine nziza kandi nini. Ikaba ifitemo plafond nziza cyane ya gypsum. Ariko kandi akarusho k'iyi nzu, iri mu kibanza kinini cyane gifite ubuso bwa metero kare 500, mu gihe tumaze kumenyera yuko ibibanza biba bifite ubuso bwa metero kare 300. Urumva iyi ngiyi iri mu kibanza kirimo ibibanza hafi 2 metero kare 500, numva kirarenzaho metero kare 200 zose. Hanyuma ikaba ifite jardin ndetse na parking byiza cyane. Si ibyo gusa, kubera yuko iyi nzu ifitemo na tente nziza igezweho y'imodoka, aho imodoka yawe idashobora kwicwa n'izuba ngo irangi ryawe ryangirike kubera ko uparika ahantu. Iyi nzu rero uretse kugira ibyo byose, ifite na annex, ifite annex kandi nziza rwose, ikagira ibigega by'amazi. Mbese ni inzu igezweho. Buri cyumba noneho, buri cyumba cyose kigiye kirimo garde-robe cyangwa se akabati k'imyenda. Ikaba ari inzu yubakishije itafari rihiye yose. Iyi nzu rero ntikwiriye kugucika nyamuneka, kubera ko iri ku mafaranga make cyane ugereranyije n'aho ibibanza bigeze bingana gutyo, ugereranyije n'ibiyubakishije. Urabona za gypsum zayo. Ni ukuvuga ngo iyi nzu irashaka miliyoni 78, kandi nabwo ziri negociable. Ni ukuvuga ngo ushaka kuza ukayisura, wayishima, ukavuga uti njyewe ndabaha aya ngaya niyo mfite. Iyi nzu rero rwose irashaka amafaranga make, miliyoni 78 negociable. Wakunze iyi nzu rero waduhamagara kuri za nimero zacu, arizo 0788 68 67, cyangwa se ugahamagara kuri 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero, ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zindi, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni nako kandi wadusanga aho dukorera, nta handi ni hariya mu mujyi wa Kigali rwagati, mu nyubako ya Centenary House. Ni muri etage ya 2, ukizamuka ascenseur tukata iburyo bwawe ugahita ugera kuri Nzuri Business Group Limited. Ni karibu cyane rero, tumanaging imitungo yanyu yose itimukanwa, tubaha abakiriya bakodesha amazu yanyu, ari nako kandi dukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, ari nako kandi tubasha no kububakira. Mbese tubaha serivisi nyinshi cyane. Ni karibu nyabuneka, utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo ujye ubona imari zose tubagezaho umunsi kundi 5 kuri 5. Ni karibu kandi muri Finest View Park. Turabakunda cyane.